Ikaze kuri Twimenye na Bwiza. Uyu munsi turaganira ku bimenyetso byose biranga uburumbuke bw'umugore cyangwa se ovulation. Twarebye ibimenyetso bitatu by'ibanze bagenderaho bareba uburumbuke bw'umugore. Icya mbere twabonye ururenda. Twabonye ko kugenda ureba ururenda kuva imihango ikirangira rugenda rukubwira nimba ovulation yegereje, uko rugenda rwisanisha n'umweru w'igi. Rukaba rukoreshwa cyane ku bantu bashaka gutwita kuko rubabwira igihe cyiza cyo gusama. Iki ni ikimenyetso cy'ibanze twabonye, ni umuriro umugore cyangwa umukobwa watangiye kujya mu mihango abyukana. Twabonye ko mbere ya ovulation umuriro uri hasi, umuriro abyukana uri hasi, nyuma ya ovulation umuriro ukazamuka. Umuriro umugore abyukana ukaba wakoreshwa cyane cyane n'abashaka kwirinda gusama, kubera ko iyo wazamutse muri rusange biba bikubwiye ngo ovulation yarangiye. Ikimenyetso cya gatatu cy'ibanze twabonye ko ari inkondo y'umura. Uko inkondo y'umura imeze nimba itose, cyane cyane ko ari no hakorerwa ururenda, urumva ko gutoha, kunyerera bigenda bigendana n'uko ururenda ikora rumeze, nimba ifunguye cyangwa ifunze, cyangwa se niba iri hejuru cyangwa se yegereye inda ibyara, nabyo biguha amakuru mu gihe cyane cyane ushaka gutwita, kuko bigenda bikubwira ngo ovulation iregereje, bikaba ari umwanya mwiza wo kuba wasama. Byose ibyo biganiro uko ari bitatu mushobora gusubira inyuma mukareba mu magambo arambuye uko ibyo bimenyetso bigenda bihindagurika n'uburyo ki bikwereka uburumbuke bw'umugore. Uno munsi ngiye kongeraho ibimenyetso by'inyongera bikoreshwa bareba uburumbuke bw'umugore. Ikimenyetso cya mbere cy'inyongera ni amaraso aza ovulation iri kuba. Twabonye ko uko ovulation igenda yegereza, umusemburo witwa estrogen ugenda uzamuka, ovulation yamara kuba ukamanuka, hakazamuka uwitwa progesterone ari nawo utuma umuriro uguma hejuru. Rero hagati y'uko estrogen imanutse, progesterone izamutse, akanya gato gacamo gashobora gutuma ibintu byari biri mu mura byiteguye kwakira umwana mu gihe usamye bitangira kumera nk'ibyiyomuraho gake, bikasohoka nk'amaraso. Iyo progesterone ihise izamuka, birongera bigakomeza bikagumaho byiteguye umwana uzaza wasamye. Rero utwo turaso kuri bamwe na bamwe turaza kubera ko habayeho icyo gihe hagati yo kumanuka kwa estrogen no kuzamuka kwa progesterone. Ikimenyetso cya kabiri mu by'inyongera ni ububabare. Abagore bagira ububabare butandukanye, uretse ko ababimenya ari bake, ariko witonze rimwe na rimwe ushobora kubyumva. Hari ububabare buterwa n'uko mu dusabo tw'intanga buri kwezi mu itegurwa rya ovulation, mu dusabo tw'intanga buri gafuka kagiye karimo igi twose turakura ari twinshi, dutanguranwa kugira dutanguranwe kuzarekura igi. Uko kubyimba turi gukura bishobora gutuma haza ububabare. Ububabare ubwumva muri rusange mu kiziba cy'inda, kubera ko dufite udusabo tw'intanga iburyo n'ibumoso. Ubwo rero kubera ari ububabare buturutse mu mpande zose, ubwumvira hamwe mu kiziba cy'inda. Ubundi ububabare abagore bamwe bumva ni ububabare bumeze nk'akantu kakujombye. Ubu bubabare ubwumva iyo igi risohotse, ubwo nk'agafuka kari karimo gaturitse kugira ricemo rijye mu miyoborantanga. Ububabare akenshi ubwumva uruhande rumwe, kubera ko n'agasabo k'intanga kamwe karekura igi, kaba ibumoso cyangwa iburyo. Ariko mu gihe wari kuzasama impanga zidasa ziturutse mu magi yavuye mu dusabo tw'intanga twombi, ubwo wakumva ububabare mu mpande zose. Ubundi ububabare abagore bamwe bajya bumva ni ububabare bumeze nk'uko imbwa zifata abantu, cyangwa se nk'uko imihango iyo iri kuza bamwe na bamwe bababara mu nda, ukuntu ububabare buba bumeze. Ububabare bubaho bitewe na contraction cyangwa se kwiyegeranya kuba kuri kuba mu miyoborantanga. Kubera ko hashobora kubaho ububabare bwinshi kandi butandukanye, ntabwo ububabare bufatwa nk'ikimenyetso cy'ibanze gikoreshwa harebwa uburumbuke bw'umugore. Ariko ku bagore benshi bagenda bumva ububabare butandukanye, ndetse bashobora no kubikoresha bamenya uburumbuke bwabo. Akenshi ububabare buza mu gihe cya ovulation bumara iminota mike kugeza ku masaha make, kandi bukaba bwumvikana ku ruhande rumwe akenshi na kenshi.
Ikindi kimenyetso cy'inyongera bakoresha bareba uburumbuke bw'umugore harimo nuko ibice bimwe bigize imyanya myibarukiro igaragara inyuma y'umugore igenda ibyimba. Agace bakunze kurebaho ni agace bamwe bita imyeyo, tuba ari tubiri ku mpande zombi. Uko ururenda rugenda rujya kwisanisha n'umweru w'igi, bivuze ngo uko ovulasiyo igenda yegereza, kuri bamwe na bamwe hari igihe kamwe ko ku ruhande rumwe kamera nk'aho kabyimbye. Uruhande ruriho ako gace kabyimbye ruba rujyanye n'uruhande rurimo agasabo k'intanga karekuye igi. Bivuze ngo ushobora kureba uruhande rufite ako gace kabyimbye ukaba wamenya n'igi aho rizaza riturutse cyangwa se aho ryaje riturutse. Ikindi kimenyetso cy'inyongera ni uduturugunyu mu mayashi. Bamwe mu bagore iyo babyitayeho neza ukajya ureba buri munsi, bavuga yuko mu mayasha haza agaturugunyu cyangwa se nawe twita intobo kangana nk'ishaza mu mayashi, kandi kakaza mu ruhande rumwe. Nk'uko twabivuze kuri kariya gace bamwe bita imyeyo, n'agashaza kaza ku ruhande rujyanye n'igice kirimo agasabo k'intanga kazarekura igi. Bivuze haba kureba ukubyimbirwa kw'imyeyo, haba ndetse n'ishaza riza mu mayasha, ushobora kubikoresha ukaba wamenya uruhande ruriho agasabo k'intanga kazarekura igi. Uko ovulasiyo yegereza nanone, abagore benshi bagenda bumva bashaka imibonano mpuzabitsina cyane kurusha ibisanzwe muri bo. Nk'uko twabibonye, uko ovulasiyo igenda yegereza bigirwamo uruhare n'imisemburo nka estrogene. Iyo misemburo ifasha mu kurekurwa kw'igi, inajyanye no kuzamuka ko gushaka imibonano mpuzabitsina. Urumva ko bijyanye, igi uko rigenda rishaka gusohoka imisemburo yongera, ni nako hiyongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi kimenyetso cy'inyongera harimo kumva mu nda hagugaraye cyangwa se hameze nk'aho habyimbye, harimo imyuka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari abumva bafite imbaraga, akumva afite imbaraga yakora ibintu byinshi ugereranyije n'ubusanzwe. Hari n'abo kubona bakoresheje amaso byiyongera, guhumurirwa bikiyongera, no kuryoherwa bikiyongera. Ikindi kimenyetso ni uko amabere amera nk'aho abyimbye. Ibyo ni ibimenyetso byiyongera kuri bya bimenyetso bitatu by'ibanze twabonye: ururenda, umuriro umugore abyukana, ndetse n'inkondo y'umura. Ariko hari n'ibindi bimenyetso bishobora kuba byihariye ku mugore ku giti cye. Ubibona gute? Uko buri munsi ugenda wandika amakuru ubonye kuri wowe, waba ari ukuvuga uti mfite ibiheri, cyangwa ndumva nshaka kurya ibijumba cyane, cyangwa se ndumva nshaka gukora iki, cyangwa se ndumva nta mbaraga mfite, ndumva iminwa iri kumagara, ndumva mfite ibitotsi, ukajya ugenda ubyandika umunsi ku munsi, ukabikora ukwezi kumwe, 2, 3. Nyuma iyo usubiye inyuma ukabishyira hamwe, ushobora kubona aho bihurira, ugasanga wenda ibimenyetso ibi n'ibi biza iyo ovulasiyo igiye kuba. Umenya ko ovulasiyo yabaye iyo wagende kuri bya bimenyetso bitatu twavuze by'ibanze n'ibindi byiyongeraho. Rero ushaka gusanga ibyo bindi ugenda wandika ku ruhande, ukaba wabona bifite aho bihuriye na ovulasiyo, cyangwa se bifite aho bihuriye no kuba ugiye kujya mu mihango, ibintu nk'ibyo. Ukaba ubonye ibimenyetso byihariye kuri wowe wajya ukoresha ureba uburumbuke bwawe. Naho ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreje, nabibutsa kwiyandikisha ku rubuga rwacu mukanda kuri subscribe. Murakoze, murakarama, naho utaha. Bye.